abahoze mu mashyamba batashye mu Rwanda ku bushake ndetse n'abasivile babafashaga, hakiyongeraho n'ababaga mu mashyamba bafashwe inkiko zikabakatira igifungo, nyuma bakaza guhabwa imbabazi na nyakubahwa perezida wa repubulika. Bose bagera kuri 92 bagize icyiciro cya 69 nibo bari bamaze igihe bahabwa amasomo mu kigo cya Mutobo giherereye mu karere ka Musanze. Nyirahabineza Valerie, perezida wa komisiyo yo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare, avuga ko usibye kuba barigishijwe imyuga ndetse bakahabwa n'ayandi masomo, by'umwihariko banahawe amasomo y'uburere mboneragihugu. By'umwihariko ariko bahabwa ibiganiro birimo amasomo y'uburere mboneragihugu cyangwa civic education. Ayo masomo akabafasha kumenya neza gahunda za leta kandi akabakangurira guhindura imyumvire, bityo bagafatanya n'abandi banyarwanda kubaka igihugu cyacu. Ku ruhande rwa bamwe mu bahawe aya masomo bashimangira ko bajyanye umutima ukeye mu muryango nyarwanda. Ibyo nabonye byose mu mahugurwa nahawe nayo kwishyura nkizana, kuko nta kindi kintu na gitoya cyampangamira mu buzima. Ikintu cyo kuvuga ngo ndi umunyarwanda, ngomba kubumbatira ubumwe bw'abanyarwanda, ngomba gushaka icyatuma u Rwanda rutongera gusubira mu mateka mabi ya jenoside, ibyo bintu byarancengeye. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Musabyimana Jean Claude we yibukije aba bagiye mu miryango yabo kutazigera bagerageza gukoma mu nkokora intambwe nziza u Rwanda rumaze kugeraho. Nabasakomeje kuzatatira ihame ry'ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda. Ntimuzigere mugerageza gukoma mu nkokora intambwe nziza kandi ishimishije u Rwanda rumaze gutera, haba mu kubaka ubumwe bw'abanyarwanda n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda, haba ndetse no mu zindi gahunda na porogaramu igihugu cyahisemo kugenderamo zigamije kucyubaka no guhora kijya heza kurushaho. Aba 92 bagize icyiciro cya 69 bari bamaze igihe muri iki kigo cya Mutobo, usibye kuba barabahawe amasomo banahabwa amafaranga y'impere abafasha gushinga imishinga mitoya izabafasha mu mibereho yabo. Umuhoza Honore, Flash TV, i Mutobo mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.